Never, never, never again. Let us keep alive the memory of genocide. Never, never, never again. Genocide against humanity. Never, never. Never, never, never again. Never again. Jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 yasize igihugu mu icuraburindi ridashira. Mu gihe cy'amezi 3 gusa abarenga miliyoni barishwe bazira uko bavutse. U Rwanda rwarasenyutse, imiryango yagiye itatana, ubuyobozi buracika, ubukungu burahagarara, imigambi y'ubumwe n'iterambere ihinduka nk'inzozi. Ariko nubwo amateka yataye u Rwanda mu muriro w'urwango n'amarira, icyizere cyatangiye kugaruka. Abarokotse jenoside batangiye urugendo rutoroshe rwo kwiyubaka, bahangana n'ibikomere by'amateka, bashinga imizi mu buzima busha, bagatera intambwe mu myigire, mu kazi no mu kwiteza imbere, bitegura ejo heza hazaza. Uyu munsi nyuma y'imyaka 31 u Rwanda ruri mu rugendo rudasubira inyuma rwo gukira no kubaka igihugu cyunze ubumwe. Abarakutse jenoside nubwo bagihura n'ingaruka zayo, benshi bahindutse ibirangirire mu kwihangana no mu gutanga icyizere ku bandi. Muri iki kiganiro kigufi turabana na Mukashema Odette, umwe mu barokotse jenoside utuye mu murenge wa Kiziguro mu karere ka Gatsibo. Warokotse ari umukobwa muto ufite imyaka 15, ariko ubu akaba ari intangarugero mu muryango we no mu baturanyi. Urugero rugaragaza ko niyo amateka yasize igikomere, umuntu ashobora kongera kuba urumuri. Hari ibyiringiro byo kubaho neza, hari ibyiza byinshi. Mukashema Odette ni umwe mu barokotse jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ubuhamya bwe bukaba ari igitabo cy'ubuzima butangaje, bwaranzwe n'agahinda ariko kandi burimo gukira no guharanira ejo heza. Mu majwi atuje ariko yuzuye mu bikomere, avuga ko yabuze umuryango we w'umunsi umwe gusa. We n'abavandimwe babiri batorokanye bajya kwihisha mu bihuru, barara basibikana n'intera hamwe, ntacyo kurya bafite, baza ku bitaro bya Kiziguro, ari naho yarokokeye. Inzira ni ndende nanyuzemo kugeza naho nisanze menya ko nsigaye njyenyine nta muntu dusigaranye. Nari muto, nari nkiri umwana mutoya nk'imyaka 15 gutyo. Nari nkiri muto. Twari mu rugo twari 12, bose bararangira, hasi dusigara turi abantu 2. Ariko abo bantu 2 nabo ntago nari nzi ko bahari, twaratatanye, ariko ejo bundi nibwo namenye yuko ahari nawe aza kundeba. Ariko ubwo nabanje no kuba mu kigo cy'imfubyi Gakoni, ari inkotanyi zintoraguye. Yewe nkura nabonaga twebwe abaturanyi nta kibazo dufitanye, tujye tukabyina, bakatugaburira, iwacu bagahisha bakabagaburira, data agakamira abantu, nta kibazo cyari kirimo. Nyuma nubwo twisanze ahubwo tubona ko batadukunda, ariko twebwe ntago twari tubizi. Nuko bimara kuba igitero kije mu rugo, twahunze twagera aho ngaho mu baturanyi bakanyirukana, bakambwira ko badashaka amaraso agwa mu rugo rwabo, kandi nari nzi ko ari abavandimwe. Bakanyirukana, niho naje kumenya yuko batadukunda, duturanye n'abanzi, ariko mbere numvaga ko ari abantu bacu. Naho rero namenye ko ibintu byahindutse. Nsubiye mu rugo nanone nyuma, sanga nanone abacu bapfuye kandi banahashenye, mburahonge. Ubwo igitero cyaraje kigeze mu rugo, cyari kivuye ahantu n'ahangaha duturanye mu wundi mudugudu bita ku Muringa. Ariko noneho ntago twari tubizwe, twicaye nka gutya mu rugo twese, umuntu araza aratubwira ati murashize, dore igitero kiraje. Hanyuma twese ubwo muri muntu yahise agenda yiruka,
n'undi acukwe ntabwo twongeye kubonana. Ubwo rero nanjye aho nisanze ahantu nari ndi mu Masaka, ariko ndi hamwe n'undi mwana wa musaza wanjye. Uwo mwana rero ndamubwira nti mbabarira tugumane. Arambwira yari umuhungu, turarwana mu Masaka, arambwira ati njyewe ntago washobora ko tugumana, genda kwa runaka aho ngaho twita ngo ni abaturanyi baguhishe. Ngiyeyo rero arirukanga kuko mukuru we yaramunyuzeho yiruka nawe bamuvumbuye, aravuga ngo genda kwa Bahira baguhishe. Ngiyeyo naho baranyirukana, banyirukanye rero ubwo nkomeza kugenda. Ngeze haruguru y'urugo rugo mpura n'uwundi nanone twari duturanye w'umusore, arambwira ngo urajya hehe? Njyewe ndashaka ba Mukankusi, nababuze. Ngo none se urajya hehe ko banyuze hano babahiga, ngo babakobwa burebure bubiri bw'inzobe, ngo ko babahigaga, ngo ubwo ngubwo urabona hano harenga. None se niko ndabigenzane? Ati nusubira inyuma barakwica. Hanyuma arambwira ati nyura hano uzamuka, dore musaza wawe banyujijeho bamutemaguye, atavirirana bishoboke kuba agiye mu Kabingo. Mu Kabingo hari ahantu hakurya iwacu munsi yo kwa muganga, mu bandi bene wacu bari bahari. Nanjye ndavuga nti arambwira ati genda ukurikira iyi nzira ugende, ariko ahantu yandangiraga hari ahantu hari akazu bari guteranyirizamo abantu bakabatemagura. Ndavuga nti rero aha hantu nimazamuka nanjye baranyica, ariko akambwira tugende udafite ubwoba, ugende aho ngaho ukurikire, uragenda ubone musaza wawe ndaho yaba yaguye. Ngenda nkurikiraho amaraso yagiye ajojoba inzira yose. Ngiye nyine ndavuga nti iyi nzira sinyenyuramo, reka nkati yanjye nkati yindi nkase hano munsi y'akagari hano. Ndagenda mpura n'abana bikoreye ibintu by'ibimatera n'iki byose, barambwira ndababaza imisemwe hariya baracaho. Aho hantu baricaga cyane ntawaharengaga, bahitaga kwa Nkangabeshi. Barambwira ngo niba uri igitutsi baragutema. Subiye inyuma ndavuga se ubu noneho ndabigenzane, ndasubira mu rugo se ndasubira hehe? Ndongera mbanza kureba ikindi gitero cyari giturutse hirya yanjye, ndakireka nubika umutwe nsa n'ujya mu mukingo, mbona banyuzeho bararenze na wa mwana caramanuka. Ndangije ndavuga nti reka ngende ntambike. Ndatambika ngera munsi yo kwa muganga. Ubwo handi wa wundi yandangiraga ntago nabashije kugerayo kuko abantu bari ku musozi bari benshi. Ndagenda banikubise kwa muganga. Ngeze kwa muganga nsanga interahamwe ni nyinshi ariko sizansobanukirwa. Hari umuzungu wari uri kuri gate azi Ikinyarwanda, aravuga ngo urinjira? Ndavuga nti ndinjira. Mpita ninaga kwa muganga. Ngeze kwa muganga nsanga musaza wanjye bamutemye, nsangayo n'abandi, nta n'undi muntu wo mu muryango nasanzeyo. Bangiyeyo musanze yakimbona ararira, arambwira tuje kwenda ikintu se ko nababuze. Arambwira ati se washatse ko usanga Mukankusi mu kiliziya hano ko naho uri buhapfire? Ndavuga nti nta kibazo, reka ngende ngumane nawe. Arambwira ati ngwino rero aho ndyamye, dore bantemye, mfite ibikomere byinshi sinasohoka, ngwino ngushyire muri iki kiringiti twihishana. Anshyiramo kuko yaragendaga akaryama, akavuga ati bataza kumbona ibikomere. Ndaryama. Ubwo interahamwe mu kanya ziba zinjiye zirambwira ziti we ntago tugusanze hariya hepfo mu rugo rwo kwa runaka. Ndaceceka. Ngo none se wowe ni papa wawe? Ndaceceka. Ngo mu kanya ngo turaje tubiyunyuguze, ngo mbo tugumaho kugeza igihe inkotanyi ziziye. Ariko ubwo abo bagiye mu kiliziya ntitwongeye kubonana. Nanjye biba ngombwa yuko tubasha kubona uko tuva mu kiliziya kwa muganga. Ariko turiho mu buzima bubi, bica basohora abo bashaka, baganga baki bose ziraje. Bamwe ubwo tuvuye mu bitaro turatatanye, nibwo nkimenya ko ababyeyi mbabuze. Musaza wanjye ubwo arambwiye nti dore njyewe ndagiye. Ati wowe niba ugiye, dore hano ntago nge najya mu muhanda, dore ntago byaba neza, wegenda nintapfa tuzabonana, kandi nimpfa kandi tuzahurira mu ijuru, igendere wowe. Nyuma ya jenoside ubuzima bwa Odeta bwabaye urugendo rurerure rw'agahinda n'ubwigunge. Yari imfubyi naho kuba ntacyo kurya.
yakoraga imirimo ivunanye kandi rimwe na rimwe atotezwa n'abantu batari bake babonaga barokotse nk'abantu bafite inkomoko ibabaje, byatumye afata umwanzuro asubira ku ivuko. Njyewe abandi ubwo tumaze kuva mu kigo ngo kwa muganga twaragiye, aba twari kumwe bose bashakaga uko biberaho, ubonye we akagenda. Ubwo njyewe naricaye mu nzira ndavuga se ubu mbigenjeje, ndicara ndarira ndigunga. None abasirikare bansanga mu nzira barambwira yemwa uri wowe ko wicaye hano biti, ndimo ndarira. Ndavuga ngo ngiye n'ababyeyi mfite, none se nta n'umuntu wibuka? Ni ndabibuka ariko ntago nzi niba bakiriho. None se mwari mutuye hehe? Ndababwira twe dutuye Kiziguro aha naha. Ati ngwino. Uwo musirikare ubwo bari barimo bakomeza, hariho ibintu biba bacengezi nta mahoro araboneka, baba baciyeho baragiye. Hari umukecuru wabaga Kiramuruzi, aravuga ati mudufatire uyu mwana. Baragenda banshyira bati nitugaruka tuzamukubaza. Mu gihe kidaciyeho nk'iminsi nk'itatu, ngira ngo bari bafasha ahantu biti Gakoni mu kigo cy'imfubyi, bahita baza baravuga bati mukecuru duhe wa mwana warakoze tumujyane. Banjyana mu kigo cy'imfubyi, ndagenda mbayo. Amahoro amaze kugaruka, uwo muntu yari umunyamurenge, asubira iwabo Murenge, aragenda azana umugore we n'abana. Amaze kubazana ubwo aragenda anshyira mu rugo iwe. Noneho iwe ndahaba maze kumva ko mbonye naho hamereye nabi. Nakoraga imirimo imvunnye, imirimo ntigeze mbona. Ndavuga nti hoya nereka nanjye ngende. Ubwo ngubwo ntangira kumva ko hari umusaza data wacu wari warazamutse, uretse ko ubu yapfuye, nawe arimo arashakisha imfubyi zasigaye, yumva ngo ndiho. Hanyuma noneho ndavuga nti reka nigireyo nyine kuko yari yaje kundeba. Nuko ubwo ngubwo mvayo njyayo, ariko nubwo navuyeyo nkajya muri uwo muryango wari warazamutse, ntabwo nigeze numva mpanezerewe, ubuzima bubi. Ndangije ndavuga nti reka nigendere, njya gushaka akazi ko mu rugo i Kigali, mbaho mu buzima bubi, mbese numvaga ntazanagaruka ninaha. Ubwo ngubwo mbonye umugabo turateretana, banteye inda nabo sitwabana, rongera nanone ubuzima burongera bubi, kurya nageraga ahantu numva nakwiyahura. Nkavuga nti n'ubundi ubuzima burananiye, reka niyahure. Maze abana bamaze gukura, maze kubaha iwabo, nsigaranye umwe. Ndavuga nti ariko ubundi ko iwacu hakiriho wataha. Ndavuga nti reka nzinge ntahe, ubwo abana maze kubaha papa wabo nigarukira iwacu. Niko kugaruka, ndagaruka ndacumbika. Maze gucumbika sinari nzi ngo ibi byose bibaho, numvaga ameze nk'ikigoryi, numvaga n'ubuzima bwanjye ntabuzi, kuko numvaga nje kugira ngo nzaze ncumbike ku muturage, njye mpinga muhimibyizi ariko amahomba. Wenda nce n'izo nshuro ampa ibyo kurya, ariko ngaruka iwacu. Nuko niko nagarutse, ngarutse ariko nsanga leta n'umubyeyi, nsanga abo nasize baranyakira, baramenya, barambwira bati ntabwo ugomba kubaho nabi, turakubonye, baramfasha. Never, never, never again. Genocide against humanity. Never, never. Mukashema Odette yaje kugerwaho n'ubufasha bw'ubuyobozi n'imiryango yita ku barokotse Jenoside, bituma atangira urugendo rwo kongera kubaka ubuzima busha. Yubakirwa inzu, ahabwa isambu, bituma agira icyizere cyo kongera guhaguruka no kwihesha agaciro. Ubu yishimira ko abayeho neza, yiteza imbere mu mibereho ye, kandi nta n'umwe ushobora kongera kumuca intege cyangwa kumutera ubwoba. Baramfasha mu buryo bwose bushoboka, ntabwo nigeze mbabara. Nsanga nisanze mu muryango mushya, nari nzi ko nta muryango nasigaranye. Bakomeza gutyo baranamvuganira, baravuga bati uyu muntu nta hantu afite kuba,
kugeza n'aha nicaye. Leta ni umubyeyi, perezida nawe aranyumva, yumva ko ntari jyenyine, bamfata mu mugongo baranyubakira, abana baragaruka, ubu ni urugo rukomeye, ni urugo rwiza. Murabibona ko maze kwiyubaka, abana barahari barakuze, mfite abuzukuru, ndarya nkaryama, mfite umutekano, mbese nanjye nagarutse mu bandi bantu, ndumva nkomeye nta cyanshobora, ndi umubyeyi w'abana, nta muntu wanansuzugura. Narishimye rero ngarutse mu muryango mushya, ubu ntago ndi jyenyine, tubanye neza, turasangira akabisi n'agahiye, nkumva ndishimye, ndisanzuye, umuganda nkajyamo mu matsinda, mu muryango wa FPR Inkotanyi ndimo hose. Ariko mu byo mparanira byose, mparanira kubona ntaho hanze ubona ko nongeye gusa nabi, mparanira ko urugo rwanjye rudasonza. Ejo ndeba ati mbese babantu twishe ntitutumare babaye neza, nicyo mparanira ko n'undi wese wava hanze yambona ameze neza, n'urugo rwanjye ntasonza, nkasagurira n'abaturanyi nabo nkabamenya, twese tugasa neza, tugafatanya muri byose. Mukashema kuri ubu aba mu mudugudu umwe na bamwe mu bagize uruhare mu kwica abo mu muryango we, ariko uyu munsi babanye mu mahoro, nubwo ibikomere byo mu mutima bitazigera birangira. Yaremeye inzira y'ubumwe n'ubwiyunge, avuga ko kutihorera no kwemera kubabarira bamugiriye nabi byamuhaye amahoro yo mu mutima, bimufasha gukomeza ubuzima adafite umutwaro wo guhorana inzigo. Akaba ashima cyane gahunda ya Ndi Umunyarwanda yabaye intandaro y'ubumwe n'ubwiyunge igihugu kigenderaho uyu munsi. Avuga ko iyi gahunda yamuhaye ijambo, ikamwigisha kuvuga atikandagira, kandi ikamufasha kubona ko agaciro k'umuntu karuta ibindi byose. Tubanye neza, turahura tugasuhuzanya, turahura n'iyo ngiye nsanga banashije na rwa rugo banyirukanyemo, n'iyo ngiye bampa amazi nkanywa, nkagenda nkababwe ni mu ntizi kibakakima, nta bibazo bindi nta n'ikindi, kuko ngiye ku mutima narabababariye, kuko ntago ari bo nabo ni shitani yari yabateye, ntago bari batwanze, ariko twabaye bamwe. Numva nta kibazo kirimo, turi inshuti, turusabana amazi, buri kimwe cyose ni inshuti, turiyambazanya na buri buntu byose, ibyo nashaka byose nanjye babimfasha. Tubanye neza, ndabakira, tugaseka, tugasabana nka kera. Nta kibazo, barafunguwe, natwe batwisangamo, ntabyo kuvuga ngo uyu ngo yaranyiciye ngo nuki, oya. Urareba ukavuga uti n'ubundi nubwo banyiciye, n'ubundi sinteze kubagarura, ngomba kubababarira. N'Imana yarabababariye, kandi nabo ntago baribo, ni rwa rwango na leta mbi yari iriho. Rero ubu ngubu ntago narababariye, nabo bamenye ko leta yariho yari mbi, ntago bakongera, natwe babonye ko turi abantu nkabo. Ndumva batakongera gutekereza izo ntekerezo mbi za jenoside zo kugarura urwangano. Ubu turakundanye, nta kibazo dufite. Utababariye n'Imana ntimubabarira, ugomba kumubabarira, naho ntago ari we, kandi nawe yarigishijwe, amasomo yayavanyemo, ndumva atakongera. Turi abantu nk'abandi, turi Abanyarwanda. Ngewe ikintu ndashima leta y'ubumwe, yabonye ko twese tugomba kuba Abanyarwanda, kandi koko turi Abanyarwanda, kuko iriya leta yari iriho yaratuyobeje, izana ubwoko bumwe, ariko ahandi turi Abanyarwanda, dusangiye byose, nta na kimwe tugomba kwiyumvamo yuko uyu nguyu atari mugenzi wanjye, ari umutu cyangwa umututsi. Twese turi amaraso amwe, turi mu gihugu kimwe, turi Abanyarwanda. Iby'abazungu baje baca amacakubiri ngo uyu nguyu ni umuhutu ni umututsi, twese turi amaraso amwe. Tugomba kubaka ubumwe bw'Abanyarwanda, tugakorera igihugu cyacu nk'uko leta y'ubumwe idusaba, tukizamura, tukatezanya imbere, kuko twese turi bamwe. Nta ibyo ngibyo babashuka yuko umuntu azaba umuhutu n'umututsi, ntabyo bazabona. Icya mbere ni ukubaka ubumwe bw'Abanyarwanda, twese tukaba Abanyarwanda,
tukiyubakira igihugu cyacu, tugashaka icyaduteza imbere aho kugira tugisenye, tugashaka ahubwo yuko twagarura tukiteza imbere igihugu cyacu tukakigira neza ku buryo n'amahanga tureberaho twese turi abanyarwanda, turi umugozi umwe. Tukabonana n'abacu mu bwami bw'ijuru, udusenderezemo ibishashi by'ubuzima, maze ababo twese turirimbe haleluya, 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 amen, yeah. Haleluya, 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 amen. Uyu munsi Mukashema Odette ni urugero rw'ukuntu imbaraga z'umutima w'umuntu n'icyizere bishobora guhindura amateka. Nubwo akibana n'ingaruka za jenoside, akomeza kugira uruhare mu rugendo rwo kwiyubaka no gufasha abandi barokotse gukira ibikomere by'amateka. Mugongo waduhetse hora ihorere, hora hora ihorere, hora Rwanda. Aha ni naho dusoreje iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi, aho twagarukaga ku buzima bwa Mukashema Odette. Dukomeze kwibuka twiyubaka. Hora ihorere, hora Rwanda.